Ikaze kuri PQS TV, isoko y'amakuru tubagezaho amakuru abari kuvugwa muri showbiz nyarwanda, avugwa ku basitari ndetse n'umwihariko mu myidagaduro ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye byibanda kuri showbiz nyarwanda. Uyu munsi rero tubazaniye amakuru, ni amakuru ari kuvugwa muri showbiz nyarwanda, cyangwa nk'uko mumaze mu minsi mubibona cyangwa se akanya gato gashize tubonye video ya Yampano n'umugore wiwe bari gutera akabariro cyangwa se bari gukora sexy. Iyo video rero imaje gushika ku mbuga nkoranyambaga ndetse muri kano kamwanya abantu bose ubu ngubu abantu benshi barayifite. Nimba nawe utayifite uratwandikira muri comment kugira ngo nawe tuze kugufasha iyo video ibashe kukugeraho nimba uyikeneye. Muri kano kamwe tugiye kurebera hamwe ikintu cyaba cyateye ibi bintu kugira ngo iyi video ya Yampano ibashe kuba yagenda hanze, cyangwa se byagenze gute kugira ngo Yampano yisange iyi video yiwe y'urukozasoni cyangwa se ari kumwe n'umugore we mu cyumba cye kibanga bari gukora ibintu, yisange yageze hanze cyangwa se yabaye public abantu benshi bayifite. Gusa nimba nawe ukeneye iyi video uraza kutwandikira tugufashe kugira ino video uyibone. Nkuko rero nabibabwiye, iyi ni yaca n'umusangaho amakuru mashyashya bari kuvugwa mu Rwanda muri showbiz nyarwanda by'umwihariko. Ngira ngo mu kanya gato tubaye dusubire inyuma gatonya, ngira ngo murabizi Yampano nta mezi 3 cyangwa 4 ashize, ni nk'amezi nk'abiri ashize video yewe hanze nabwo n'umugore bari gukora nabwo sex. Iyo video murayizi yamaze iminota 30, abantu benshi nabwo yaratrendinze, nyine abantu barayibona ari benshi cyane. N'ubu ngubu nabwo Yampano nabwo yongeye ashira indi video ye hanze nabwo n'umugore wiwe Tena, bombi uko ari babiri n'ubundi nk'ibyo bakoze amezi 2 ashize bongeye n'ubu ngubu nabwo barabikora. Ubu ngubu video yabo ikaba iri ku mbuga nkoranyambaga, ariko ntabwo ubu ngubu ntabwo mwamukiyibonye kubera ko bamaje kuyisiba. Gusa muri kano kamwanya muri showbiz abantu benshi bamaje kwibaza uko bimeze cyangwa se uko biri kugenda. Gusa kuri ubu ngubu amakuru ari kugenda tugeraho nuko bivugwa yuko RIB nayo muri kano kamwanya imaje guhaguruka. Ubu ngubu nayo ikibazo ikaba yakinjiyemo, baragiye gukora iperereza barebe nimba koko ari Yampano washize iyi video hanze cyangwa se nimba hari undi muntu waba washize iyi video hanze. Gusa icyo RIB ikomeza gutangaza, iributsa abantu bose cyangwa se iri kuvuga yuko umuntu uwo ari we wese ufite uruhare cyangwa se wagize uruhare mu kugira iyi video ya Yampano n'umugore wiwe bari kuba batera ibintu by'akabariro ijye hanze, ko wese uwo ari we wese ari buze gutambikanwa kandi bari buze kumukatira imyaka cyangwa se igihano kimukwiriye. Nk'uko mubizi mu Rwanda ntabwo biba byemewe gufata video ngizi z'urukozasoni cyangwa se abantu bambaye ubusa. Ngira ngo mu Rwanda ntabwo mubizi, nubwo yaba ari ifoto iyo bagufashe urabizira kenshi cyane, mwagiye munabibona ku Ishanga cyangwa se Emeline, murabizi nayo yigeze gukora video ngizi nazo nyine ari kwitera ibintu by'amacupa. Ibyo bintu murabizi, nawe murabizi ko bamufashe bakamufunga ndetse amazemo n'igihe kirekire, nubwo atari kirekire cyane ariko baramufashe nyine bajya kumuryoza ibyo yakoze. Ibi bintu rero nabwo RIB yavuze ko uwo ari we wese icyaha kiri buze kugwaho cyangwa se kiri buze guhama, baraza guhita bamutambikana bagende kumukatira cyangwa se bajye kumuhana nyine bimukwiriye. Ibaza kenshi cyane muri showbiz nyarwanda ubundi ibigamije iki kugira ngo umuntu nk'uriya w'umusitari afate video cyangwa se ubwambure bwari kumwe n'umugore wiwe babashe gupostinga ifoto nk'iyo ngiyo cyangwa se video nk'iyo ngiyo. Wenda sinzi umuntu w'umusitari nk'uriya we ikintu cyose abakoze akenshi na kenshi abantu baba bagomba kukimenya byanga byakunda, kiba kiguma no gusiga ingaruka mbi kuri societe by'umwihariko, kuko iyi video abantu benshi ubwo bamaje kuyibona miliyoni 12 z'abanyarwanda, abenshi muri bo iyi video barayifite. Gusa iyi video ndaza kuyibasigiramo mu kanya gatonya, muraza kuyireba namwe mumbwire muri comment uko mubyumva cyangwa se uko muri kuyibona, nimba koko ibi ari ibyanyabyo. Hari abantu benshi bataramenya bataremera ko ibi bintu ari ibyanyabyo, kandi koko iyi ni true story, ntago ari ibintu biraho ngabo by'amapranka byo kuvuga ngo bari gushaka ama views kuko wenda Yampano ngashobora kuba yaratuje. Oya, ibi ni ibintu birisere byanyabyo. Yampano video yiwe irahari, abantu barayifite. Nimba nawe utayifite, we icyo usabwa uratwandikira gusa uvuga ati ngo iyo video mwatwereseho ko dushaka kureba koko nimba ibyo abantu bari kuvuga ari byo bitari ukubeshya, kuko hari abantu bafite nyine bifanira Yampano bavuga ko ibintu Yampano ari kuvugwaho atari ibyanyabyo, cyangwa ari n'abantu bikundira umugore we cyangwa Yampano banamufana mu bundi buryo, ariko nyine bataka nyine kumenya koko nimba ibyo bintu bari kuvuga kuri Yampano ari ibyanyabyo. Wowe twandikira utubwire gusa video right tuyibona ibyanyabyo. Gusa ndaza no kubasigiramo muraza kuyireba namwe mutubwire koko niba bino bintu biba byakozwe cyangwa se biba byakozwe n'umuntu w'umusitari koko biba bikwiye. Gusa Dumba, umuntu witwa Dumba, Godfather na Kasuku, iyi video bakomeje kuyigarukaho kenshi cyane bayibazaho nyine. Ngira ngo murabizi umuntu witwa Yago, Dumba, Kasuku nyine muri no minsi bari barakoze live kuri TikTok bari kuganira nyine kuri video ya Yampano. Gusa iyi video nyine yakomeje kugenda ibicicikana, kuko kuri TikTok ubu ngubu live ziri gukorwa muri kano kamwanya ni live ziri kuvuga kuri Yampano, ndetse n'abantu benshi bari gukora ibiganiro byinshi bari kuvuga kuri Yampano. Kugeza ubu ngubu Yampano we nta kintu arabitangaza cyangwa se nta kintu arabivugaho ku bijyanye n'iyi video yamaje gushika hanze, cyangwa se uko yabivugaho nta kintu aratangaza, nta n'ikintu aratangaza abanyarwanda cyangwa se itangazamakuru muri rusange. Gusa we
akomeza avuga ko ibi bintu byabaye cyangwa se iyi video yagiye hanze atari we wabigizemo uruhare, byanga byakunda ni nk'umuntu wayigizemo uruhare. Gusa guys, wowe uribaza ukuntu umuntu yafata video yawe akayaploadinga ku rubuga rwawe cyangwa se akayisakaza mutabana mu nzu mutirirwana, ari ukuvuga ngo ni inshuti yawe? Nese inshuti yawe ni gute yagufata video muri mu cyumba we n'umugore wawe, kandi ibintu byo mu cyumba cyanya nimwe mu byimenyera? Ni gute inshuti yawe yafata video yawe ikasharinga? Gusa y'abantu bivugwa yuko ngo afite kamera mu cyumba kinga, kenshi na kenshi ngakunda gufata video nk'izi ngizi ari gutera rero we n'umugore we. Gusa none abantu muri showbiz bakomeje kwibaza ibi bintu aho biri bugane cyangwa se aho bishira, kuko murabizi mu Rwanda bino bintu muri ntago biba byemewe. Kenshi yaravuze ati ngo ubundi bibaza mu Rwanda ubundi rw'ahazaza cyangwa se mu Rwanda mu myaka iri imbere u Rwanda uko ruzaba rumeze. Kenshi yaravuze ati ngo byanga byakunda mu Rwanda hashobora kuzajya haba harimo nk'indaya nyinshi cyane, abantu nyine barabesheka ntibabitindaho cyane. Gusa none nimba umuntu asigaye afata video yiwe n'umugore we bari mu cyumba bari kwihakabyizi akaba yayaploadinga ku mbuga ziwe, cyangwa se nubwo yaba ari undi muntu. Gusa nanone mu muco mwiza, nubwo mwaba muri gukora akabariro muri gutera akabariro mu cyumba cyanyu, ntabwo ari ngombwa ngo mufate video muyishiremo nuze muyibike muri kamera cyangwa muri phone. Byose bibundi byo ni umuco gufata video ukamanika mu cyumba cyangwa kamera ukamanika mu cyumba, buri uko mugiye gutera akabariro mugafata video muha muri gukina ibintu by'intuze biriya video by'urukozasoni cyangwa se n'ibindi bintu. Gusa guys, ndagushimiye twabanye kuva iyi video itangiye kugera irangiye, ariko nimba uriko n'ubwa mbere kuri channel yacu ya PQS TV ndakwinjiza kuri subscribe ufungura inzogera kugira ukomeza kubana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu. Nkwibutsa ko iyi niyo channel ubwo ushobora gusangaho amakuru yizewe kandi mashyashya mu Rwanda. Nimba video wayikunze kora like, wandike muri comment nawe uko byumva, unanshiringiye ku nshuti zawe. PQS TV turabakunda cyane.